Vuga ngo mugabo ukwiye kumenya ingano cyangwa ubwoko bw'igituba umugore wawe afite, bizagufasha kumenya uburyo wamurongoramo, kuko uko biba bitandukanye mu kubikora nyine, sibyo? Mwihangane nyine bananditse ibintu byinshi cyane, n'igihe batarinangira byanditse bigatuma bingora cyane. Ni ukuvuga ngo umugabo akwiriye kumenya ingano y'igituba cy'umugore we cyangwa se ubwoko bwacyo, kuko bimufasha kumenya uburyo agomba kumurongoramo. Guys, risomo murarikeneye kandi murikeneye muri benshi, yaba uri umugore yaba uri umugabo urarikeneye, kubera ko hariho abagabo benshi batajya bamenya ingano z'igitsina cy'abagore babo, cyangwa se ngo bamenye ubwoko bw'igitsina cy'abagore babo. Ugashaka njyewe niba ndi umushokanyo urashaka kundongora nk'agatoma, niba se ntari agatoma urashaka kundongora nk'ikibundankari, niba ntari ikibundankari urashaka kundongora nk'urweso, niba ntari urweso urashaka kundongora nk'igikamba. Kandi biba bitandukanye, kandi burya no mu myanya yabyo no mu matako yabyo biba bitandukanye. Njya nkunda kubabwira, hari uburyo umuntu ajya gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore, ugasanga umugore igitsina cyawe giheze mu matako, umugabo arasunitse yanze kwinjiramo, yanga kwinjira, kandi uwo mugore si uko ari vierge, si uko ari iki, yarabikoze yarabihaze, ariko ikanga kwinjira. Kubera iki? Hakabaho n'uzagira ugasanga iranyororoka, ahubwo wenda nabikoze na kabiri cyangwa na gatatu, abikoze igihe gito cyane, ariko ugasanga irimo iranyororoka. Bivuze ngo uko tuba dutandukanije ubwoko bw'ibitsina, ni nako tuba dutandukanije mu mwagure, cyangwa se mu cyo bita intuzi. Ndabyita ngo ikino, reka tubyite mu matako, ariko ntabwo ari mu matako, reka tubyite mu mwagure w'igitsina, sibyo? Igitsina uburyo kiba cyagukamo iyo ugejejemo imboro yawe biba bitandukanye. Abagore batandukanye n'uburyo tubyakiramo. Rero ni ukuvuga ngo iyo ubashije kumenya ubwoko bw'igitsina cy'umugore wawe, cyangwa se imiterere y'umugore wawe, nibwo ubasha kumenya uburyo ugomba kumurongoramo akishima kandi akanyurwa. Ariko abantu nyine usanga mubitwara huti, mubitwara uko mubyishakiye, noneho kugira ngo muzashimishe abagore banyu bikabagora. Ni gute umugore hari ubwo usanga ubwoko bw'igitsina cyiwe bisaba yuko ucumita kugira ngo arangize. Ugasanga mu mirangiririze yiwe ni ugucumitwa gusa, ariko ukazasanga nk'umugabo we ararwana ajya no mu byo kujya kunyaza, kandi mu kujya kunyaza nta byishimo umugore ahabona. Wenda ushaka kuba wenda uri gushaka kwishima, ariko ugasanga umugore wenda ibyo by'ibyishimo byarangiye, mwabirangije mwazirangije, hagezweho igihe cyo kugira ngo buri muntu wese arangize. Warangiza ugasanga nk'umugore wowe uri kurwana, uri kunyaza, kandi wenda washaka gucumitwa, igitsina cyiwe kimwemeza gucumitwa kugira ngo arangize. Ariko wenda uyu munsi none aha ngaha ntabwo aramenya niba arangiza acumiswe, kuko hariho abagore benshi batarabimenya. Ugasanga ntabwo azi ngo ngewe ndangiza ncumiswe cyangwa se ndangiza nyajwe. Ugasanga ibyo bintu ntabwo abizi. Ubwo rero ugasanga bimusaba kugira ngo amenye avuga ati se ndaza kurangiza muri ubu buryo, cyangwa se nzarangiza muri ubu buryo. Ugasanga rero ibyo ngibyo iyo atabisobanukiwe biragora cyane. Rero hari n'ubwo usanga n'umugabo akenshi nawe atamenya imiterere y'umugore we, rero bikamugora kuba yamenya uburyo agomba kuzajya amurongoramo, kubera yuko ntabwo ushobora kumfata ngo ndongore nk'umuntu ufite umushokanyi. Tuzi neza ko umushokanyi burya kenshi umuntu akunda guturuka inyuma, no hejuru ushobora kumuturuka inyuma hejuru ukamubona, ariko burya kenshi na kenshi iyo umushaka neza, ukumva ko ushaka kwishimana nawe, ukumva ko wavobetse wagezemo imbere neza, nuko ugomba kumuturuka inyuma, kubera ko iyo umuturutse inyuma nibwo uzamubona, nibwo uzamwinjiraho, ugasanga byagenze neza nyine nk'uko wabyifuzaga. Ubwo rero uwo nguwo azaba atandukanye wenda n'uwo twita
intoze igikamba dufashe igikamba ngira ngo murakizi, bizaba bitandukanye cyane cyangwa se bizaba bitandukanye n'agatoma. Agatoma murabizi ukuntu gateye, ni ukuvuga ngo buriya byanga byakunda amavangingo y'umushokanyi n'agatoma ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo uzajya gushaka kurongora umuntu ufite agatoma ngo umurongore nk'ufite umushokanyi, urumva ntabwo ari ibintu bizakunda. Ni ibintu bibiri biba bitandukanye kandi abantu badakunda kwitaho, kugira ngo ubashe kumenya ubwoko bw'igitsina cy'umugore wawe, unamenye n'uburyo ugomba kumurongoramo kugira ngo yishime. Narababwiye ngo buriya abantu babiri muri kumwe, babiri muri icyo gikorwa babisaba kugira ngo buri muntu wese abashe gushimisha mugenzi we. Iyo utamushimishije ntago anyurwa, ntago yizihirwa, ntago agukunda, ntago akwishimira, ntago aguha agaciro. Ni hahandi ugera mu rugo ugasanga baguca amazi, umugore arakureba akabona ntacyo uri cyo, ndetse akajya kwerekesha ibiryo ikirenge aho yabishyize, kubera ko nta gaciro uba ufite muri urwo rugo. Bivuze ngo rero iyo ushaka kugira agaciro muri urwo rugo, ni uko ugomba kurongora umugore wawe ukamwemeza, ukamuhata, ukamwemeza, kandi ukanamenya n'ubwoko bw'igitsina kiwe afite, ukamenya niba akunda gucumitwa, niba akunda kunyazwa. Ibyo byose ukabimenya, kubera ko abantu ntabwo dukunda kimwe, kandi twaje gusanga dukunda bitewe n'ubwoko bw'icyo dufite. Kuko hari ikikuryata kikakubwira ati ncumita, nyine kikarwana no kumva ko kigomba gucumitwa, kikakuryarya twumva kikuryarya tunyukumva kigomba gucumitwa. Noneho rero akabaho n'ikikurya ukumva mu kiziba cy'inda hararemererewe, urumva hagiye guturika. Uwo nguwo ikintu abarwana nacyo no kuvuga ngo anyazwa aya mavangingo afite muri we amushiremo, hanyuma none ujye mu byo gucumita. Cyane nk'uwo rero iyo utabizi uraza ukagira mu byo gucumita, kandi we yishakira mu kunyaza. Kandi abagore tuzi ko ari babandi nyine bigize ibiragi, batajya bakunda kuvuga ibibashimisha. Niyo mpamvu tuba kugira tubafashe, tubavugire ibibashimisha, ibibafasha kugira ngo noneho wowe ugende ukontorora amarangamutima y'umugore wawe. Niba ajya kwihishamo, niba atajya kugaragariza amarangamutima yiwe ngo akubwire wenda uko abyumva nuko abitekereza, wowe noneho uyu munsi none tukatubikubwiye, ugomba kugenda ukabitekerezaho, ukavuga ati nyaboneka nkurikije uko babivuga, nkurikije uko nabyumvishije, byanga byakunda umugore wanjye, reka ngerageze ndebe ahantu ari buze kwishimira. Noneho nawe warangiza nk'umuntu mukuru ukabikora pratique. Tubabwira teori, hanyuma tukabasaba gushyira pratique kugira ngo murebe koko ibintu turi kuvuga niba ari ukuri, kubera ko abantu benshi bemera uko babonye. Kandi njyewe mbabwira yuko byanga byakunda ibi byo mbabwira biba ari ukuri kandi kuzuye. Ubwo rero abantu ntimukazajye muba abana, cyangwa se mukazajye muba abantu mumeze nk'aho mutazi iyo muva n'iyo mujya, mutazi niba mwaragiye kubaka urugo mubishaka, mumeze nk'aho muri kurindagira nyine mutazi ibyo murimo. Iyo wubatse urugo cyangwa se iyo ugiye kubaka urugo, uba wagiye uri umuntu uri seriye, ntabwo wagiye gukina, nta nubwo wagiye kujya kweseya ngo ndebe ngo niba bizakunda. Hariho abantu bajyanwa n'ako kantu, reka nte kugenda wenda bizakunda, ariko buriya mu by'ukuri menya ngo niba uhagurutse urahagurutse, kandi ugomba kwiyemeza buri kimwe cyose cyatuma urugo rwawe rumera neza kugikora. Rero ikintu cya mbere ugomba kubanza guheraho ni muri izo nshingano zo mu rugo, zo mu buriri, ukabanza ukamenya koko ko izo nshingano uzitunganya nk'umuntu w'umugabo cyangwa se nk'umuntu w'umugore neza 100%, noneho izindi zikaza nyuma. Ibyo wabikoze neza urugo rwawe rugenda neza, iyo wabikoze nabi urugo rwawe rugenda nk'uko nyine wabiteguye. Narabwiye ngo fondasiyo ni ikintu gikomeye cyane, kandi umuntu aba agomba gufonda neza, kuko iyo wafonze fondasiyo nabi inzu igera hejuru igahenuka. Ni ukuvuga ngo rero iyo wayifonze neza inzu imara imyaka n'imyaniko nta kibazo na kimwe ifite. Ibyo rero ngira ngo mugiye kuyifata mubishyire mu mutwe wanyu, kandi mujye mubyumva munabikore, apana kubyumva ngo mubisige amasigara cyicaro. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, murabizi yuko kubana natwe nta cyiza kibiruta. Mukore subscribe, mu liking video, musharinge muri bagenzi banyu, kuko bagenzi banyu harimo abantu benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye kandi bajya babyibazaho. Uyu munsi none wagira amahirwe rero yo kubona iyi video nk'iyi, gerageza uyisharinge mugenzi wawe nawe abashe kwiyigira ubwiza bw'urugo rwe, cyangwa se ubwiza bw'umugore we, cyangwa se ubwiza bwo kuba yamenya uburyo agomba kubikoramo. Bye.